ndagushuje kandi ngo ikaze. Uyu ni wa mwanya twari ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe indwara ya infection ikunze kwataka igitsina gore. Tugiye kuyireberaho byinshi cyane bigendanye n'iyi ndwara. Turaza kureba ibimenyetso byayo, turebe ikiyitera, ndetse turebe na zimwe mu ngaruka ushobora kugerwaho nazo mu gihe wabashije kuba wahura n'iki kibazo. Ndaza nkubwira imwe mu miti nyirizina ishobora kuba yagufasha guhangana n'iki kibazo burundu. Niba rero uzi ko ufite iki kibazo cyangwa ukaba uzi umuntu ugifite, ndetse ushobora kuba ibi byose utabizi ariko ukaba wabimenya, nawe ukazafasha umwe mu bantu bazahura n'iki kibazo. Uburwayi bw'imyanya ndangagitsina les vaginal infection ni ukwangirika kw'iyo myanya, ndetse ikaba yanabyimba bitewe n'impamvu zinyuranye, cyane cyane udukoko dutandukanye umugore ashobora gukura ahantu hatandukanye. Ubu bwandu bushobora guterwa n'isuku nke, cyangwa umugore cyangwa umukobwa akaba yabwandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ahandi. Urubuga Dictos dukesha iyi nkuru utangaza ko amazi ya pisine yanduye nayo ashobora gutuma umugore cyangwa umukobwa yandura ubu burwayi. Infection vaginale zirangwa n'iki? Ikimenyetso nyamukuru kiranga iyi ndwara ni ururenda rudasanzwe ruturuka mu gitsina cy'umugore. Bitewe n'ubwoko bw'udukoko bwateye ubwo burwayi, urwo rurenda rushobora kugira amabara atandukanye, nk'aho ushobora kubona ari umweru, umuhondo n'ibindi. Mu bindi bimenyetso twavugamo kugira uburyaryate mu gitsina, ububabare bukabije, kumva wokerwa mu gitsina, ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kujya kunyara ukababara, kubyimba kwa bimwe mu bice by'imyanya ndangagitsina by'inyuma. Ese iyi ndwara isuzumwa ute? Muganga w'inzobere mu kuvura indwara zifata imyanya ndangagitsina niwe usuzuma iyi ndwara, aho afata rwa rurenda akarupima kugira ngo arebe impamvu yabiteye. Ese uburwayi buravurwa? Yego, iravurwa igakira. Ni byiza ko iyo ubonye bimwe muri ibi bimenyetso twabonye haruguru, ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakareba impamvu yabiteye, ubundi bakakuvura. Si byiza kwivurisha imiti iyo ari yo yose mu gihe utagiye kwa muganga ngo barebe impamvu igutera ubu burwayi. Zimwe mu nama abagore n'abakobwa bagirwa n'abahanga mu by'ubuzima harimo gukaraba inshuro imwe cyangwa ebyiri ku munsi, kwirinda gukoresha isabune bakaraba mu gitsina, kumutsa igitsina nyuma yo kwiyuhagira, kudakomeza kwambara imyambaro y'imbere igihe yatose, gukoresha agakingirizo iteka igihe umukobwa cyangwa umugore agirana imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye. Mu gihe cy'imihango umugore cyangwa umukobwa aba agomba guhindura kenshi ibikoresho akoresha byo kwisukura. Mu gihe avuye mu bwiherero, umugore cyangwa umukobwa asabwe kwihanagura aganisha inyuma kugira ngo umwanda utava mu kibuno ujya mu gitsina. Kwirinda imyambaro ifatira cyane, kwanika imyenda y'imbere ahantu hava izuba ndetse ikanaterwa ipasi. Reka tuze rero turebe bimwe bishobora kuba byatera iyi infection. Nyuma yaho ndaza nkubwira imwe mu miti ishobora kuba yagufasha. Bimwe mu bindi bimenyetso rero nakubwira bitera iyi infection harimo abagore banywa itabi, nabo bibongerera ibyago byo kuba barwara infection iterwa na bakteri. Gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'ufite uburwayi nubwo yaba ataragaragaza uburwayi. Impinduka mu misemburo nko kuba utwite, uri mu mihango, cyangwa hari imiti uri gufata ifite aho ihuriye n'imisemburo yawe, ibi nabyo bikaba ari bimwe bishobora kuba byatera aya ma infection. Nyuma rero yo kumenya ibi byose bigiye bitandukanye, reka tuze turebe umwe mu muti ushobora kuba wagufasha. Gerageza rero mbabwire bimwe bishobora kuba byagufasha wowe bitewe n'uko umubiri wawe umeze. Uzagerageza kuba wakoresha bimwe bishobora kuba byakorohera. Bimwe bikunze gukoreshwa, ufata amazi asanzwe urayacanira akabira, yamara kubira ukayasuka nko mu gikombe cy'inusu, ugakatiramo igitunguru, warangiza ugashyiramo ubuki. Iki gikombe ukinywa mu gitondo na nimugoroba. Ibi nubikora neza, iyi infection cyangwa aya ma infection azabasha kuba yakira burundu. Uyu ni umwe mu muti wizewe kandi ukunda gukoresha n'abantu batandukanye. Mu yindi miti rero twavuga nko kuba wacanira amazi asanzwe ugashyiramo teyi isanzwe atari time, iyi bakunze kwita ngo ni rosemary, sinzi niba ariko babivuga gutyo.
ariko niyihumura cyane nayo uyicanira mu mazi nayo ukazajya unywa igikombe mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu urafata mu gitondo na nimugoroba, ndetse byanashoboka na saa sita ukaba wayanywa ntacyo biba bitwaye. Mu yindi miti igiye itandukanye rero bagenda bavuga harimo kunywa umutobe w'umuneke uvanze na pome. Ahangaha ufata pome ukayivanga n'umuneke ugasukamo ikirahure kimwe cy'amazi, ubundi ukajya ubinywa buri munsi. Ibi ngibi ukajya buri gihe ukora ibintu bishyashya. Niba wabinyweyeho mu gitondo na nimugoroba bikaba byarangiye ukongera ugakora ibindi. Ibindi kandi harimo n'amazi arimo tungurusumu. Ufata udusate tubiri twa tungurusumu ukadusya, ugafata n'amazi ikirahure kimwe, ubundi nayo ukayanywa mu gitondo nk'isaa sita na nimugoroba. Ushobora no kunywa vinegere ya pome irimo amazi. Ufata litiro y'amazi meza ushyiremo ibiyiko bibiri bya vinegere ya pome, uhita uvanga ubundi ukanywa ayo mazi umunsi wose. Nibyo ngibyo rero nagira ngo nkubwire ku bigendanye n'iyi ndwara. Ikindi ushobora gukoresha, ushobora kunywa amazi kandi arimo na pasilike. Ibi ngibi byose ni ibintu bishobora kuba byagufasha kuba wahangana n'iyi ndwara. Ibindi rero ushobora gukora kugira ngo ubashe kuba wahangana nayo burundu harimo kunywa amazi ahagije, kwirinda ubwiherero rusange cyane cyane ubwo bicaraho, gusukura neza imyenda y'imbere ukayanika ku zuba kandi ukayitera ipasi by'umwihariko ugakoresha iya koto, kwihanagura igihe uri mu bwiherero uvana imbere ujyana inyuma. Ibi ngibi twari twabibonye. Gusaba umugabo wawe ko yasiramurwa nimba adasiramuwe, ubwo ni bumwe mu buryo bwagufasha gukira infection urinaire, ariko tubibutsa ko ari byiza kujya kwa muganga kuko infection urinaire ni indwara mbi kandi itinda gukira iyo itavuwe hakiri kare. Ibyo ngibyo ndagira ngo nkubwire, ndatekereza wabashije kumenya byinshi byerekeranye n'iyi ndwara, uko yandura, ikiyitera, uko wayirinda, ndetse n'imwe mu miti ushobora kwifashisha ariko wabona bikomeje kwanga burundu, ukaba wajya kwa muganga bakabasha kuba bahangana n'iki kibazo, ukabasha kuba watandukana n'ibi byose. Iyi ndwara ni indwara mbi cyane, dore ko usibye kuba ishobora kuba yagutera biriya byago byose twabonye haruguru, ishobora kuba yagusenyera urugo cyangwa ukaba wakuramo n'uburwayi bukomeye bwo kuba utabasha kuba wabyara. Ibi ngibi rero bagenda bikugezaho kugira ngo ubashe kumenya byinshi biba bigiye bitandukanye byerekeye ubuzima bwawe, babwira ngo imiti nk'iyo muzajya mubasha kuyibona mu gihe mwamaze gukora subscribe.